umugabo wa mbere twabyaranye navuga ngo ni satani. Tugura ubutaka turubaka atandukanye nawe tumaze kugura ibanza tumaze no kubyubaka byose aho mu mujyi. Umwana ageze amezi 6, umwana afite amezi 6 uramucutsa. Imana ni seri. Yego. Uramucutsa akarya imbuto akanywa amata ageze amezi 6. Nararisanga umugabo yahambire yahukanye. Umugabo niwe wahukanye. Ko none akabigaze kwa nake. Wihangane guseka ntabwo ari ugushinyagura. Ahubwo ari ibintu babiseke. Umugabo niwe wazinze arahukana. None agashyamporeye. Yatwaye n'uburi twajyamagaho. Nose yarimutse. N'ibyombo asiga mu nzu mukeka warebaga muri salo. Habaye iki kugira ngo afate decision? Narakomeje ndaraguza, mabukora araguza, noneho ukiye akajyana namujyana nawe. Mabukora ageze ajyana umuhungu maze ndore. Noneho naje no guhindura umupfumu. Yewe? Na mabukora muhindura. Jamani. Tumaze guhindura bapfumu twese umupfumu warusha wanjye imbaraga. Ngiye kumupfuma arambira ati dore nyoko buko yagiye ikibungu. Arabimbwira kandi twari duturanye sanga yagiye ko. Bareka twemere tubasuze mwebwe mwese aho muri muherereye. Amahoro y'Imana abane namwe, urukundo rw'Imana rubaganze. Na wundi ni Bobo ubasuhuza. Wakoze subscribe uhabwe umugisha, ariko nawe utarayikora ndagira ngo ukandeho ubundi tubane umunsi ku munsi uhabwe umugisha. Rero nago uyu munsi nanone kwa kundi tugenda tubazanira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi turi kumwe na Queen uraho? Ndaboneje. Watangira wibwira abadukurikiye ngiye mvuze rimwe. Nitwa Jeannette Uwineza Queen. Yego. Iyo bavuze Queen ni mu ntoki. Ndi umudamu. Ndi w'abana babiri. Ndi umukristo. Usengera he? Cyangwa uteranira he? Kwera muri Anglikani. Rumwangirikana. Kugaragara nk'ukiri mutoyo. Washatse ukiri muto, wabyaye ukiri muto. Byose byabaye nkiri muto. Nabyaye mfite imyaka 18 ngire ngo. Yego. Hanyuma ashaka mfite 19 ndumva nuzuza imyaka 20 n'umwe nari mbyaye umwana wa kabiri. Ubwo bivuze ngo baguteye inda utagwa mutarabana. Mu bana nyuma. Aciyeho umwaka ubyaye. Ntabwo rero twabanye n'undi twabanye. N'undi mwabanye. Ubwo abana baratandukanye ba papa wabo. Ubwo ubasha kuyimanaginga gute? Kumanaginga gushatse kuvuga ni abana badahuje ababyeyi. Yego. Baba papa babo. Nta numwe urakuramo ngo abimenye wenda biteze ikibazo mu muryango. Bose barabizi. Si umwana w'imyaka 13. N'undi w'imyaka 14. N'undi w'10. Aruza 14 muri kuno kwa 10. Si babaza ubwenge se? Babaza ubwenge. Urabibaganiriza abana bakabyakira nyine bakabyumva. Umupapa wemeye wenda kugutwara muri iyo situation abantu banshi ntago bapfa kubyemera no kubizumva. N'ubu muracyari kumwe? Oya, twaratandukanye. Nawe byaranze? Yego. Mwabanye mudakoze mariage? Kugeza uko babo. Ibintu ndabitinya. Urabitinya? Ari igihe tugeraho. Ibintu by'urushako. Nanjye bakoresha ikiganiro nkabyumva gutyo numva umutima unkotse. Muri iyi si byose bitugeraho ibintu byiza biraza. Niki cyatumye se we mu mushwana? Okay. Uwa mbere mwabyaranye ntimwabana. Habaye iki? Byagenze gute? Umugabo wa mbere twabyaranye navuga ngo ni satani. Maze kubyara yanyeretse famille, umuryango wabo urankunda cyane. Nabye umwana w'umuhungu, ari ukuntu Imana ikora. Tuvuge ngo ni nkinzi Imana igakora ikintu kizakubera umugisha. Urumva nari umwana w'imyaka 18 ariko naragiye mbyara umwana w'ibiro 5 n'amagarama 900. Ari umwana munini, ari umwana mwiza cyane ariko.
iwabo baramukunda bamaze kumukunda rero baranyiyegereza baramfasha bakajya bamutegeka akanafasha ndetse bakajya banavuga bakajya banatubwira nyine ngo tuzabane hanyuma niba ari wa muntu uzaruha cyangwa se niba ari n'igeno ntabwo mbizi nashidutse muri icyo gihe arimo kumfasha mfite umwana afite umwaka n'igice nashidutse namenyanye n'uwo nguwo wundi nawe yanteye inda nawe yiguteye mutarabana yego amaze kuntera inda we ifite nk'ukwezi ahita ntwara turabana wa wundi uburamuretse wa mbere kandi yaragufashaga niwabo baramfashaga pe nta kibazo n'icyo cy'umwana ubwo se we bashyizeho icyaha urumva iyo wamaze gushaka ujya gukora ubuzima bwawe ntabwo nongeye kugira na konegisiyo nabo ntabwo nzi kuba bifashe ntabwo nongeye kujya mvugana nabo kugeza n'ubu tuvugana gakeya nyine hashize iminsi nawe arashaka gusa yarabimenye nashatse arambaza kuki wagiye utambwiye bitewe n'iki ndabwarangije ndetse byabaye ubwo yagushukishije iki ubonye risike ya mbere kubayeho burya rega hari igihe ari ibintu bitubaho bikatwigisha ntabwo yashutse bo ntabwo njya mbeshyira abantu ntabwo njya apfa kubeshya biravuga ngo satani yashutse ngo umuntu yashutse wowe se wowe ukoreye iki imitwe Imana yaduhaye niyo gutekereza nta muntu washutse ahubwo ni ukutamenya kwirinda no kudafata imyanzuro uwo murabanye mwabanye igihe kingana gute imyaka 3 mubyaranye umwana umwe n'iki we cyatumye munaniranwa kandi mwe mubanye mukundana njye mbivuga abantu bamwe bakavuga ngo oya umuntu wese akabifata uko abyumva ariko njyewe umugabo wanjye n'Imana yantandukanije nawe Imana y'ubwayo irasenya Imana yo mu ijuru hariho ibintu isenya hari ibyo yubaka hari n'ibyo zikabisenya yaraje arakubwira ngo sohoka yabikoze mu buryo bwa Imana igira inzira zirenze 1000 urumva umugabo wanjye twabanye tudakuye twarakundanye ariko twakundanye urukundo rw'ukwezi kumwe muri uko kwezi nako yanteyemo inda bitatu n'abantu yari umusiramu njye nta hantu nageraga sengera najyaga gusengera muri ADPR ku cyumweru ko ntari umukirisitu waho njyayo nkanywa n'inzoga kwa kuntu umuntu asenga ariko by'inyuma atazi icyo ashaka apana ntunavuge gukizwa nabi kuko hari igihe umuntu abakijijwe ariko akavanga ibintu ngo yasinani nakijijwe byari kujya kwisengera gusa ku Kigali yego noneho ariko ngiye iwacu bakabana abakirisitu ikindi mama kubera ko agira icyumba cy'amasengesho Imana yajyaga ivugana nanjye kera nkabipinga ariko burya iyo Imana imaze kuvugana nawe mwuka wera herekeza ikintu yavuganye nawe yego ku buryo nyine ahantu uri wumva mwuka wera akaza akakwibutsa cya kintu nubwo wabiteshe agaciro ariko akaza kongera akakunusha akakikwibutsa numvaga bitewe n'umuryango navukagamo n'ibintu Imana yajyaga imbwira numvaga ntashaka umugabo w'umusiramu nubwo ntari nkijijwe ariko ejo hanjye ntabwo nari umugore w'umusiramu numvaga ndi mu byaha ni isi yanjye ariko ejo nari mbizi ko nzakorera Imana kandi nkaba nzi ko umugabo w'umusiramu urumva afite imyemerere ye nanjye afite yanjye ntibyakunda hanyuma tubana ntazi uwo ari we ntabwo yari akubwiye uwo ari we ntabwo wari uzi ko ari umusiramu yego tumaze kuba ntashize iminsi arambwira ngo ni umusiramu ese ubwo mwakundanye ukwezi kumwe muri uko kwezi ntabwo wari wakamenya idini ntese namwe mwagaho yambaye ikanzu cyangwa byari mu gahanga yambara ibyo bisanzwe si dija yari afite ko ntabwo narigeze nyireba noneho kugira ngo mbimenye niba narateruye isafuriya iranyutse mvuze ngo mu izina rya Yesu ahita ambwira ngo queen Yesu musubize iwanyu oya yego yanga ko muvuga Yesu arakinyiyama n'ubu ngubu kubera ukuntu yantoteje akabiburamo hari igihe njya kuvuga ngo mu izina rya Yesu nkabanza nkikanga kubera ukuntu yari intotereje cyane noneho ndamubaza kubera iki arambwira ngo ngende umusiramu iwacu ntabwo twe twemera Yesu bamwemera nk'intumwa
tumwemera nk'intumwa ariko bo cyane cyane bemera Muhammad. Yego. Arambwira ngo ujye ugira ikibazo ujye uvuga Muhammad wongere Imana imuhe amahoro n'imigisha ntuzongere kuvuga Yesu kubera narakuriye ahantu bavuga Yesu. Ikintu cyose nyine kimbeho nkabivuga. Yego. Abinkuramo nk'ukuntu ubuze umwana kunyara ku buriri. Abinkuramo kugeza igihe n'umuntu yabivugaga nkikanga. Imbamo anyigisha gusari ntura shahado nitwa Hasina. Turasezerana mu idini. Turabana neza. Turabana neza dore ko abantu bafata abandi bakabigekaho amakosa kosanga nago njya mukamera mu gitozi. Mu gihe Imana yari ishimye ko Imana buri ibintu byose bigisha ibintu byose Imana irabyemera. Mu gihe Imana ko yari yemeye ko ambera umugabo. Yambereye umugabo ngiye njya mvuga ngo nta n'umugabo nabona wamusimbura. Yambereye umugabo yakoze mbona yarakoze ibirenze ibyo yarakwiye kunkorera. Yego. Yakwitayeho mu buryo bushoboka. Yampaye amakeya akora inshingano z'abagabo ubuzima bwanjye. Mvuga ngo nta wundi mugabo hanze barahari abo bagabo bafite abagore babo ariko kuri njyewe nta wundi mugabo uhari inyuma y'uwo ngo ufite ibyo ngibyo. Ugiye kuba nk'abonye ngo abagabo batari siti ngo ni amagwera. Oya. Ubwo watarongo n'abandi ubwo tubaye neza. Oya. Ubyumvishe kuri njyewe. Nkendaga wese abivuga mu rwego rwe. Hari abagabo bafite indangagaciro na kirazira bazi gutanga care bita ku badamu babo. Ntago bagabo nabavuzeho ko sabanje. Kuri njyewe Queen. Nta mugabo wasimbura uwo ntago hari. Ko yagufashe neza uwo Yesu yakubwiye ngo tandukana nawe. Ako Yesu nawe rero rimwe na rimwe mbona tumubeshyera. Oya. Hari abantu bamubeshyira. Aho tubwira uburyo Yesu yakubwiye ngo haguruka ugende. Ntabwo Yesu yaje ambwira ngo haguruka ugende. Arabyikora ukagenda gusa ukijyana. Noneho urumva twarakomeje turabana. Nageze ubu Yesu bimvamo menya gusari ariko maze kubyara najya ngi wacu gusura umwana akambwira ngo umwana wanjye si umujyani wanyu batamwinjiza mu rusengero mu bakafira kanga ko njyana umwana nkagenda sinajyaga ndari wacu nkagenda nkagaruka. Mugabo wanjye yarankundaga bobo mugabo yarankundaga mu myaka twamaranye ntabwo nigeze ndari kubiri nawe. Yego. No kwa muganga nagiye kubyara twarajyanye kugeza igihe ntahira. Hanyuma ariko nyine maze kubyara atangiye nyine kuza mubonemo ibintu mbona ntazashobora ntuzajyana umwana iwanyu tuzamwinjiza mu rusengero kandi ngiyeyo najyaga iwacu ku cyumweru ngendaga ku mu gitondo niteraga mu rusengero. Yego. Nageraga ku muhanda imite tandiro nkayikuramo nkitega bisanzwe nkajya gusenga nimugoroba nkataha. Hanyuma akagira n'ikindi kintu ibyo muri kamera nimba ntacyo gitwaye gazacyeditingi. Noneho akagira n'indi ngeso y'ivangura moko macakubiri. Icyo ntacyo gitwaye ntabwo gisebetse. Akagira ikintu cy'amacakubiri. Yego. Ahubwo harimo inyigisho cyose ntanaceditinga. Urumva njye mama wanjye nanjye yatubwiye turi abana kuba papa batandukanye. Papa wanjye yapfuye muri jenoside. Amaze gupfa ari njye nyine mama ashaka undi mu wacu. Yego. Hanyuma babyarana abandi bana batatu. Tugiye turi abana bane. Abo bana urumva ni barumuna banjye. Turakundana cyane. Noneho barumuna banjye bakaza kunsura. Agaheka umwana kampekera umwana. Queen ngo yagiraga ibintu byo ku by'amoko. Muri hangana murabona amashusho arasa nk'atandukanye. Turi muri studio tugize ikibazo cy'umuriro wabuze. Rero turi gukoresha itara rya kamera. So murabyihanganira rero kuba mubona amashusho atandukanye. Yego Queen arimo aratubwira uburyo umugabo wawe yagiraga ironda gute? Umugabo wanjye yagiraga amoko. Nyine barumuna banjye bakaza kunsura bakankundira umwana. Noneho yamuheka yabahetse umwana wanjye nyine n'uwo mugabo akanjyana nko mu cyumba
cyangwa nimugoroba cyangwa nyine yatashye akambwira ngo shango murumuna wawe ngo ankundira umwana ngo akamwitaho nkanyurwa ngo ariko ngo iyo nibutse yuko ngo ari bwa bwoko ngo mba numva mbabaye ngo mba numva ikiniga cyifashe ngo kuki koko ngo ndatwabanye ngo ntabanje kubaza neza ngo menye ko kwa mama wawe ari hariya atangira kubyicuza yego ngo kuki twabanye ntabanje kubaza kuko ngo menye ko ntamenye iyi situation ngo mbimenye ntabwo nari kubikora nese mwagiye kubana mutaganiriye hoya uzi tuganira nta biganiro mwagiranye mwari kunganira ndagukunda gusa ni sheri tubane tubyare nta bindi ati nari ndicuza kuba ari muri buriya bwo ndagukunda ndishobotse yego watandukana na famille yiwanyu burundu tukabana twenyine tugakora umuryango wacu nkamubwira bariya abantu butuka ujya umenya ko ariho mvuka uzi kuriya muri umunange twose ibere rimwe urabizi neza nkamubwira uzi ko bariya bamara umubutuka bashyize ku bitugu bakandira bakanguza ariko ntitubipfe cyane urumva ako kantura k'abana ntabwo byabura buriya biba byiza ukunda umuntu ukamukundira n'umuryango nibyo byiza rero kuko nyine wenda nta bindi bintu biyankuraga muri icyo gihe ako kantu nyine naragahoranaga kuko ntabwo hashiraga iminsi atakanyibukije kuri uko yahuye n'umuntu w'iwacu yarazaga akakanyibutsa akakambwira akabimbwira aseka akabimbwira aseka banaza akabubaha barazaga akabubaha ariko bagenda ku kantu akakambwira nanjye nkabura nkatekereza nyine gusa ni na defo bagira mu muryango w'iwabo niyo bicaye nimugoroba bari kuganira na mama wabo nibyo baba baganira iby'amoko yego rero ako kantu nkakabana ariko ntabwo kari kunsenyera nari narakamenyereye yego igihe kigeze rero warumbaje ngo none se Yesu atandukanya abantu ntabwo Yesu yigeze atandukanya n'umugabo ambwire ngo mpaguruke ngende yego gusa ntwite yego urumva nyine hatangiye kuzamo utuntu tw'imbogamizi kumbwira ngo ntukavuge Yesu ariko kumbwira ngo bawe iwanyu ngo bora kuko simba ukunda ibyo ni ibintu umuntu yakwihanganira kubaka cyane kuko Yesu yari yicaye mu ijuru nanjye ndi mu rugo rwanjye yego icyambere dore ko ntakamenya no gukizwa ngo menye agaciro ke kariko uretse kuba mukunda gusa kuko nakuze sanga iwacu basenga yego igihe cyari kuzagera bikanshiramo rwose kumbwira ngo ubwoko bw'iwacu nari kubareka iwacu bakabiwa mu rugo nkajya njye iwacu nari kubishobora nkubaka hanyuma igihe kimwe ntwite indi mu mezi 8 n'igice kuko ndumva hari kimwe nk'ibyumweru hore njye kubyara umuhanuzi asanga mu rugo neje buti naramubonye Imana n'umugisha abantu b'Imana arambwira ngo yo ngo disi queen ngo budisi ngo umugabo wawe ngo araza akaguha amata ngo akaguha amagi akakoza akagukarabya ngo ukabona barashatse ukumva byararangiye wagezeyo bari ngo ntabwo bizashoboka ngo ntabwo bizakunda ari umuhanuzi yego ngo mva ngo Imana yiwanyu ngo arambwira ngo uvuka mu baheburayo ngo Imana yiwanyu mu baheburayo ngo ntabwo izatuma ntabwo yambwiye ngo Imana irambwiye ngo ntabwo Imana izemera wicara mu rugo rw'abasilamu ngo urye urongorwe n'umusilamu ngo ubuzima bwawe burangirire aho ngaho arambwira ngo Imana izagukura muri runo rugo ugende ujye iwanyu ujye gukorera Imana yiwanyu Imana basenze arambwira ngo ikimenyetso nkuhaye yego ngo ukimara kubyara ngo umugabo wazakwirukana abimbwiye kuko mama wanjye n'umuhanuzi mama wawe yego namenye ubwenge muri za 2002 usanga mama hanura najyaga mbitinya mukunda ese na n'ubu baracyariho mama n'ubu baracyari umuhanuzi cyane yego noneho abimbwiye
kumbwira gutandukana n'umugabo wanjye numvaga ari nk'igice cy'ubuzima bwanjye yego bitewe na keya wabonaga cyaba gitakaye kandi cy'umumaro abimbwiye numva umutima uvuye muratakaye ntabwo ukuntu yiyumvisha uwo munsi ntabwo nongera kubyiyumvamo yego numva umutima uvuyemo numva ndayirutse mpita muhamagara hamagara umugabo wanjye uwo mwanya gishinga akimbera umugongo yahise kuhamagara umugabo abaraje yarazi ko ngiye gukunda ngo bangiye kumuhamagara nk'umunsi yabagari ibintu byose yarabirekaga yego abaraje kandi yari ahavuye njyewe umugabo wanjye saa sita yazaga kungaburira agasubira mu kazi kugutamika se dusangire nyine kumva ibice kunyutsa ko ndi burya yego agasubira mu kazi yari ahavuye abantu mwarimwe wari warahiriwe ahubwo ubwo mfite amatsiko reka ntegereza nari narashatse ubundi hari ikintu bavuga ngo umuntu yatoraga yatunamye mbese neza banyereye ngo hashashe ku manywa yazaga kungaburira akaza nzaniye amata maze ndore kaza kubwira ko nakarabye yakoraga ibintu bijyanye n'amashanyarazi urebye yarikoreshaga yabaga yapatanya amazu nyine saa sita akajya muri pose na saa sita nyine akaza akankarabye agasubira mu kazi agasiga njyana wari undi mugabo nabona ubu n'iyo imyaka ageze ubona kano gahanga kanjye kamaze kumva nanjye ari njye sinabikora ntabwo umwana wawe ubona abona umwanya wo kuvuga nkabona umwanya wo kuza koza nawe wabaretse guca intege n'ibyiringiro byo narisigaranye ko bitwaye nyine byawe yumva amahirwe azarimo mu buzima ikomereze nuko yari ahavuye guhita muhamagara agira ngo ngiye kunda ahita aza ahageze usanga ndicaye ndi muzima yego arambaza abasheri kumuhamagaye ndamubwiriza ibintu wa musaza utagwa mbwiye bimusubiriramo arambwira ngo kwi uzongere kumbwira ibya biriya bigoryi by'abarokore barokore ni abasazi hari ahantu karambwira ngo reba ngo ndi hejuru ku ipotongo kwini uzatuma apfa wambwira uzamye ubwenge ari vovoto arebye ukuntu andebye mu maso arebye ukuntu nyine byantushije nyine ndabona ko byantushije arangarukira arambwira ngo boss sheri ngo poli ngo bare nabasazi bihurire ngo koko ngo musheri ngo naba ntaragutaye kigutera ndufite ndayikwezi kumwe agusimaze kumbyarira ngo ntago nabikora ngo kibure ngo bafite amakiri ku twibaniye neza ibikobwa byabo byaragomiwe arabwira ngo ryamura arasiga nyoroshe arakinga twari funguzo diryamira mbona imana iri mu ijuru nukuri hari ikintu njya nifuza mbona ngo cyaba ku bantu bose ntabwo nkunda umuntu ukirese imvugo y'Imana yego kuko ni ibintu ni ubwiru ni ibintu bikomeye kuza Imana ikavugana nawe umutwara sibo wanyu mutaziranye ibi bino bintu abantu ariko usigaye ubona mbese n'abakomedi n'abantu bakina amakomedi basigaye babikina bakwizuza umwuka wera bagahambiriya ni ukuri ntabwo njya mbireba yego iyo ndi kuri komedi umuntu akavuga mu ndimi agatangira guhanura ndihutisha kuko nzi ibanga ribitsemo yego birangije hataraca mu nk'icyumweru mu minsi nk'itatu njya kubyara umugabo njye tubonye neza kwa kundi yambwiye ngo ukimara kubyara yego azahita kwirukana iki kimenyetso muhaye njya kubyara umugabo wanjye turajyana nkaruka akafata nabyaye aterura umwana turararana ku buriri bubwe raraye arimo konsa umwana ni wose umwana ntabwo nari nzi konsa umwana turabana akazi habya wari uzi kandi ari uwo yari uwa kabiri uwa mbere ntabwo wamwanze ni mama wabiguriraga nako Jesus akagufatira ibere ukamutamika ntabwo nzi konsa umwana namushyiraga mu mazuru nuko yego nuko turararana akatumara iminsi iri kumfasha kwigosa umwana no mu kazi asubira mu kazi nyine yari yasabye konje mu kazi turavana kwa muganga nuko twaramaze iminsi 2 turagenda kujya mu rugo atarataha bobo noneho tuvuye mu rugo yari arimo gutegura uburiri ahantu ndi burari yego nicaye ku ntebe ariko ndigurira uburiri telefone yanjye yasoma
umuntu wo muri famiye yarari nta Kigali yego naragiye gushaka umugabo uwo mugabo twagiye kubana mvuye muri urwo rugo rw'umuntu wa famiye yego arambwira ngo harya ngo warashatse ngo numvishe ngo washatse Nzamagabo yumva ndambwa ko saho shigenda Nzamagabo se nyine n'igindimi Nzamagabo se Nzamagabo iki ko nguko yego aruna mukararimo gusasa amagara ambwiye ngo kwikarama ngo bene wanyu banyise Nzamagabo nawe wita Nzamagabo hejuru y'intambara nakurwaniye ko twabanye bo batabishaka iwabo umugabo tumaze kubana bumvishe ko twabanye yego famiye zarahagurutse kugera kiri umwana nawe yarakirangiza kwiga ariko kibona akazi niwe mwana mukuru kwa mama we yego papa we yarashatse abagore bagera mu 10 nka data ashaje ari mu zabukuru kuko yapfuye nkitwite noneho mama we yaragifite abana batoya yego bonka yego noneho urebye bari bamutezemo ibyiringiro ari mugiye kuza gutegura umuryango ireba uri gushyisa ushaka ni gukirangiza kwiga bari munaye bazaho gutera reba iso nawe muri iyo minsi niko papa yapfuye nyine tukimara kubana reba iso nawe ararwaye aba hano mu nzu bibirakomera abwira iwabo nyine yatumizaga famiye nyine yatumizaga nyine imiryango bakicara nyine bakamuganiriza buri gihe bagagiye mu nama aramubwira ngo ngiyewe kugira ngo nzakurerere abana abwira mama we nukureka nkabyara nanjye harira abana bawe harimo wanjye naho nta bana banjye barimo nawe gisi nzakurerera ati rero mureke agende umugore ujye umufashiriza iwabo muracyari bato arabyanga aravuga ngo ngiye byishimo byanjye no kubana n'umwana wanjye mu nzu aravuga ngo ngiye nkurikije n'ibikomere mfite kubera ko papa wacu yashatse abagore batandukanye ntabwo umwana wanjye nzamutera ikintu gikomeye yego aravuga ngo nidushaka dutandukanye ariko ngiye umugore wanjye nzabana nawe nzarera umwana wanjye ubwo rero binyibutse nyine byose arabinturira yego ndamubwira nyine ngiye kumusobanurira arambwira ngo ceceka arambwira ngo uhereye umunsi ndibuka ko nagiye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu byari ku 13 arambwira ngo uhereye umunsi itariki yandiki kugeza dupfuye cyangwa isirangiye ibyo bintu byombi bizaba ntongeye kwitwa umugabo wawe ahita anasohoka yigendera umuntu wari wamerekeje nagiye kubyara abibonye gutyo nawe ahita agenda sigara mu nzu njyenyine agenda ataha saa 6 z'ijoro kandi umugabo wanjye yajyaga ataha saa 12 yego ataha saa 6 z'ijoro urumva navuye kwa muganga mperuka kurya ibyo nariye kwa muganga urumva ngo nyine arimo gukora akazi kumusasira ngo ajye gutera yego ahita bireka ahita agenda saa 6 z'ijoro nawe aryamye mu gitondo arabyuka byuka agenda yari kwa gatatu yego kwa gatatu batari kwa kane arabyuka byuka agenda agakaza saa 6 z'ijoro gutyo arabikora ndibuka ko kuwa gatandatu n'ijoro ngiye nafashe umwanzuro ngiye narakaye mfata imyanzuro nibuka bwa buhanuzi wa muntu yambwiye yego ndavuga bya bintu koko bigiye gusohora ntabwo nzi ko ari gusohora ndavuga ngo nuko bya bintu koko bigiye kuba ndavuga kugira ngo nirirwe niziritse hano ngenda atashye ku gatandatu n'ijoro ariko ku gatanu n'ijoro nararyamye n'ijoro ku buriri mu masaa 5 ndavuga ngo ariko mana gutyo imyaka ashigaje ku isi simvuze ko ntaba umunyantege nkeya simvuze ko ntacogora ariko ahantu hose nzagwa imbere y'Imana isumba byose yego nta yindi Mana nzakorera nzasenga umwuka wanjye wanyuma uzarangira ko gusenga yego ko nabonye inyungu zo gusenga noneho ndaryama ku buriri mfukamye sinari nzi no gusenga yego ariko ndavuga ngo ariko Mana gutyo ndiko nasenze narabyumvishe koko ko ushaka ko nzajya kugukorera bya bintu wa muntu yambwiye narabyumvishije ndimo ndanabibona ko ari kubikeneye ariko Mana subiza ko mvuka mu muryango w'abakene subiza yuko mu rugo mfite umwana w'imyaka 2 yego ubu nisubira iwacu ntabwo bazavuga ko nari nashatse umugabo bazavuga ko nabyaye kwa kundi bya kiraya yego kandi urabizi Imana ntabwo nshaka kujyana impinje ebyiri mu rugo basi wambabariye uyu mwana yacuka uyu mugabo akazanyirukana nzakwemerera ngende ariko basi uyu mwana amaze gucuka bobo ndasenze kwa gatanu n'ijoro kurumva bareke kwa gatandatu arabyuka aragenda kwa gatandatu n'ijoro atashye
azana ibyo kurya anzanira amata, anzanira n'umugati, nyine anzanira ibintu byo kwifashisha. Yego. Sinabifata kubera inzara yari imaze kunyica, umva umubyeyi wabyaye imaze iminsi natarya. Yego. Inzara imaze kunyica kandi ikindi narakaye. Sinabifata mbitirika hariya ndaryama. Mu gitondo yumva ndi guhamagara murumuna wanjye. Yari hakurya y'umuhanda hari mukuru wanjye w'umwama wacu nyine wari warashatse nawe. Yumva ndi kumuhamagara amubwira ngo nagende ambwirire mama ko mushaka. Noneho ahita atekereza avuga ati aragira ngo mama aze kumufata kandi kuko ariko kuri. Yego. Ahita byuka arambwira ngo shiri ngo se ngo ahubwo ngo umutesi wamubwiye ngo akaza akajya kukuvomera ngo tungagutekera ngo tugateka ndavuga ngiye nta mazi shaka najye kundebera mama ngo reka njye kukuvomera ndamubwira ngo ya nta mazi nkeneye. Muri nanjye tagenda yari mu saa 11 nawe ahita byuka. Twarakodeshaga hano tikira mu ruzi ariko twari dufite n'inzu yacu twe tumaze kubaka. Yego. Twose turabana ko twese tubishaka. Hanyuma ahita byuka ajya mu kare karema k'igikoni asoroma imboga ahata igitoki atangira guteka. Yego. Muri zo saa 12 arahisha ahita ateka igikoma araza akarabya umwana shusha amazi akarabya umwana. Mu masaha 4 nyine nzanira ibiryo ndarya ariko ntavugisha undi kurya araza aterera umwana aramubwira ngo rega ngo sheri ngo narakubabariye. Ariko ngira ngo mbwira abantu badukurikiye. Yego. Ntabwo uyu mugabo yarambabariye kubera ko bitutse ku mutima we. Ni ryasengesho. Ni isengesho nari nasinze. Ngira ngo mbwira abantu bose. Nta sengesho ribaho ry'umunyagara. Uyu munsi wasenga ukabona Imana ngiye gushubije. Ariko ni ukuri ejo ikintu wasengeye ubu uzakibona. Nta sengesho na rimwe nabiriya tuvuga ngo ugambe kumva ndi press bujya mu kirere na mudayimoni nemera ko agifata isengesho. Yego. Icyo wende yatinza ni ibisubizo. Yego. Ariko isengesho iragenda rikagera imbere y'Imana data wa twese. Rikamugeraho. Birangije mama hitaza. Mama rero azaje kumpemba. Kumbi wa muntu wari waje wanje ko agiye kumpera kimiciro giye kubyara ntabwo agiye ngo abwire mama ibibazo yasize mu rugo. Yaragira aceceka. Kumbi mama babimubwiye bikwita no kumama ribuza kundeba aravuga ati ndaratinze umwana yarababaye. Mama arikore bitoke arikore ibishimba arikore amata. Ubwo mama yarangiye nari ko mama aje kuntwara kumbi aje baza gihembo. Mama hageze twese turamira. Hari nje ndaceceka ari n'umugabo aceceka. Mama aradusuraho ku karutara. N'uyu munsi mama sindamubwira icyatu cyatumye namuhamagara. Tusura mu buzima bwacu turubaka. Ariko ubuhanuzi bwarasohoye. Yanyirukanye se. Yaranyirukanye. Yakwirukanye hashize kingana gute? Koko cyo gihe nyirambwira ngo azafata ngiye kumubera umugore. Yari yanyirukanye nahagumishijwe n'isengesho. Nyine iryo sengesho cyagiye wasabye Imana kuko ryarakurikijwe wahavuye umwana acutse. Umwana kwa konde atangira gufata ubwo turabaho turongera tugura ibibanza ntangira gukora nanjye njya gucuruza imyenda mu rugo tukagira abantu bakora amasambusa. Yari umwana nta kibanza yagiraga nta butaka bari bafite tugura ubutaka turubaka atandukanye nawe tumaze kugura ibibanza tumaze no kubyubaka byose aho mu mujyi. Umwana ageze amezi 6. Umwana afite amezi 6 uramucutsa. Imana ni seri. Yego. Uramucutsa akarya imbuto akanywa amata. Ageze amezi 6. Nararisanga umugabo yahambire yahukanye. Umugabo niwe wahukanye. Ko none akabigaze kwa nake. Wangane guseka ntabwo ari gushinyagura. Ahubwo ari ibintu babisekeye. Umugabo niwe wazinze arahukana. None agashyamporeye. Yatwaye n'umuri twagiye amagabo. Mose yarimutse. N'ibyombo asiga mu nzu mukeka warebaga muri salo. Imyenda y'umwana. Bobo arimo kwimuka. Aje gutwara ibintu bya nyuma. Tukabaga mu gipangu twari tuje mu mazu. Yego. Asohotse ari abisi gutyo mu muryango. Abisika n'umukecuru w'umupfumu. Mu gipangu twabagamo bacuruzaga ubugoro. Yego. Uwo mukecuru w'umupfumu aje kwigurira ubugoro. Barabisikana nyimubona mitamubwira. Mvuga cyane. Ndavuga ngo umukecuru ngo koko ngo umupfumu. Ngura aragura. Andeba nabi. Arashisheka.
nyine ashinga ijisho umugabo ngo hehe ngo kwene ngo naringiye ngo nigendeye gusa ntaramenya amabi ufite kuva mubonye uvugana na gicari ko abivuga gucyo umugabo wanjye yumva n'ubipfumu yumva n'abantu bumva mu mbuga ngo kuva noneho mbonye uvugana na gicari uvugana n'umupfumu if ndagenda gatima ko kuzagaruka yewe nako nkasizaha sinzigera ngaruka ubyibagirwe noneho n'amaso muvamo agenda yirukanka nyine nk'umuntu ubuhunzi ariruka aragenda gicari amurangura akaguru nta muntu wivuga ngo baramwumva acicika ngo uze kundeba nk'uwanjye arahandangira abantu bicaye aho babimenye nyine akajya avuga yibutse umutwe n'umukecuru uzi ubwenge yapfuye gutirimuka nanjye bihe ku mwana ndagenda mugeraho ndabimubwira nkatura akaguru ugiye ati rero nta muntu ubivuga ati bibera mu bwiro atari ku mwana wanjye uracyari umwana ati ikindi iyo umugabo yagutaye urahamuka ati ndakumva ati n'undi muntu mukuru wakoze biriya bintu nabimuhanira arandagurira ndamaze gusa umukecuru ko yabyumvishije azaza atekereza kiriya kigo gisate kiritegeka kizaza nyine yari afite akantu imbehe urayizi kameze nk'imbehe n'utuntu tw'uduti tubaje nka turiya bakinisha igisura hari dufata akadukubitamo ngo n'uwineza ngo umugabo we yagiye amuvuga mu mazina ngo rwose ngo bakecuru ngo mugarure umugabo ngo umwana yubake ahirwe ndagenda umugabo yamaze nk'ukwezi subirayo niko byanze ati genda ejo azaza arongera bikora kwa kundi arabikora bukeye umugabo aragaruka ati igiti cyakoze subira kumubwira ko byemeye arambwira ati ntabwo nkina umugabo aragaruka turubaka ndumva umugabo nyuma y'ibyo bintu numva umwana yari afite amezi 6 yego kandi umugabo wanjye twatandukanye hashize imyaka 3 twabanye indi myaka 2 ndi muri ubwo buzima nk'ubantu wo kuraguza noneho nambagayo mama we bukeye rero mama we nawe ajyaga kuraguza bobo mama wawe mama w'uwo musore yego bobo natanze buno buhamya ahantu heshi wenda urikora bwo museko mbusubiramo ariko nyiri hano hantu sinzira ntagiye kubivanga n'inyigisho ngire ngo mbwire abantu ababyeyi banyirabukwe b'abantu yego bari bagira inama banyirabukwe b'abantu yego nari bivanze n'ubuhamya ko mumbabarire mbivange oya nta kibazo ko byose bikubiyemo ndavuga ngo banyirabukwe b'abantu mujye ugerageza ukunda umukazana wawe ugezeho kumwihanganira uriya muntu uyu mukazana wawe ni umuntu ureba umuntu ubonye yarameze amabere yarageze mu gihe cyo kuba umugore aba ari umugore mugenzi wawe yego afite imico yakuye aho yarerewe yego ni umwana w'ahandi hari ingeso uzamubona zizagushimisha yego nababwira iki bajye bagerageza bakunda bakazana babo intege nkeya zabo bazihangane ntabwo ari umwana wawe waforomye n'uwawe usanga mufite ibyo mudahuza babyihanganire n'abakazana bagerageze hano hantu nakuye ibikomere ngiye mu rushako kuko njye maruko yajyaga abwira umugabo wanjye ngo aciyeho ahantu ambeshyira ndi mu rugo ambeshyira bukeye nanjye maze kurakara nkajya mubwira ngo namushuhuje aranyihorera kandi namunyuzeho nkamwihorera ari njye wamunyuzeho simusuhuza ariko nkabihagarira ku maguru abiri neza nkabwira umugabo wanjye ni njyewe nanyuze kuri mama wawe mushuhuje aranyihorera arancira kandi mubeshyira gusanga umugabo ahubwo byamucanze kuko avuye kwa nyina amubwiye ibi ageze mu rugo nawe umubwiye ibindi akamera nk'umusazi mureke tugerageze sosiyete nyarwanda dukundane tworoherane nawe mukazana ukunde nyoko bukwe ntabwo wari mama wawe ni mama w'undi muntu uzamubonaho ibyiza uzamubonaho n'ibibi kuko ni umuntu ntabwo uzakora ibintu byose nka mama wawe uzamusangaho defo kuko na mama wawe ntabwo byose abinoze ibyo ushaka umukunde imiryango navuga ngo imiryango ikundane abantu bareke guhangana mabuka ikintu cyatumaga nyanga yagiye ngo umugabo wanjye amufate nk'ukuntu amfata yabaga ngo igitenge atakimuguriye induru zikavuga
umenye ko uwo ni umuryango mushyashya wubatswe ntabwo byashoboka muri urwo rugo uwo muntu ni umugore wari ujemo. Yego noneho nyoko mabukwe wawe mugahurira nawe akajya kuri wa mupfumu nawe akajya kuraguza uhahandi wagiye wajyaga ahandi yajyaga we yajyaga ahandi wabibwiwe neza ariko mbizi ko araguza yego nawe abizi ko nanjye ndaguza mwese mubiziranye ariko umugabo ntabyaza nkajya kuraguza ubwo nyine byarakomeje ubwo buzima bwose twabayemo hasi hejuru twabaga tumara igihe kinini tumara nk'amezi 6 tudatukana yashira bikongera uri kuri cya giti kigasaza akongera akimuka nkongera ajya gushaka ikindi ese uko birakora ako kanya birakora none ubu njye hano atinye satani nigeze kujya kuri umukecuru Gicari umugabo wanjye yaramaze amezi 4 yaragiye tutarabwana kuri telefone ndagendanira ngiye saa 6 saa 9 ndi mu nzira ntaha ndi mu cyaro umugabo wanjye urumva nkiva idirigiti yego sanga umugabo wanjye yahamagayeyo yavuze ngo agiye kuza kunyura nkiva ku mupfumu mwaramushikaga muri ayo masaha gusa yari yabikoze byarangiye kandi kuko haciye iminsi 2 aza kunyura kandi yari yaravuze ati reka ntizongera. Wenda tusa nk'abagana ku musozo ubuhamya bwawe tuzabugira episode ko nabaye shoke niyo mpamvu ngiye gusoreza nabaye shoke ngiye kubanza numva ubuhamya sinyamara ikiganiro ngo nyumva ariko nanjye ubu nzabwumva muri iyo myaka 3 maje kugaruka mwabanye noneho kugira ngo agusezerere habaye iki kugira ngo afate decision narakomeje ndaraguza mabukwe araguza noneho uki akajyana namujyana nawe mabukwe yageze ajyana umuhungu maze ndore noneho naje no guhindura umupfumu wowe na mabukwe aramuhindura tumaze guhindura abapfumu twese umupfumu warusha wanjye imbaraga ngiye kumupfuma arambwira ati dore nyoko bukwe yagiye ikibungu arabimbwira kandi twari duturanye sanga yagiye ko arambwira ati yagiye yejo yazanye imiti kandi yaragiye yo bamuha umuti araza ku mugabo wanjye ikusinda kumanda bamwe bafite amatsiko kumaza ikintu yokoresheje icyo nzi ko yawumurangiye mu nzu ahantu yawo manitse n'inzu zo mu cyaro kera byabaga ari ibyondo bagizemo gutya hagati yaho bagarikamo ikintu yawumutumyemo aragenda arawufata niba yarabushize mu mufuka niba yarahise awunywera yo simbizi gusa amaze gufata uwo muti yaraje ahita nkubitira mu nzira mu gitondo babyukira ku mupfumu arabimbwira ambwira ukuntu umugabo yankubise ambwira ukuntu ari imiti yamuhaye ambwira ukuntu yavuye ikibungo arambwira ati mwana wanjye twe tumaze kunanirwa ati keretse nitugwa transferi nabo bagira transferi turi hano hantu n'abahanuzi bari batanga transferi na kintu kitaratsifu n'umupfumu agwa transfer ku mupfumu umurenzeho akakwandikira arambwira ati cyo tugwa transferi aho twiyagiye twe birarangiye byanze ubwo nari maze iminsi ngiyo ntagende ariko mu rugo nyine bikaba ni bombori turimo kurwana buri munsi ari gutaha saa 6 umugabo wanjye njye gacyura bakugore akazana gutya imbere y'umuryango hafi y'idirishya ryanjye kabasambanyiriza hafi y'idirishya ryanjye mbumva ego ni hasi hejuru nyine bombori nkasubirayo gukene ubwo bambwira kuri barambwira bati bimaze kwanga baraga keretse nireka tukagwa transferi bahimbwiraga ko bazayimazanya Gatare pfiyo ngiyo ati naho bitari ibyo genda ucyo tuze tuzakora ikintu tuzakora bati ikintu tugusezeranyije umugabo wawe azarinda apfa nta wundi mugore ashatse nicyo gihe tuzahanye ko bukwe ku buryo azagereye umuhungu we akababara akibuka ko bino ari wabizanye umugabo wawe nawe bino bintu azajya bireba amenye ko ari ingaruka zo kumvira nyina mpitandika kuraguza gutyo ntabwo uretse kuraguza ariko ubwo urugendo rwo kuraguza ndaguriza urugo naruhagaritse uwo munsi kuko nibwo nasohotse mu rugo ndagenda uhitubireka ubwo bakunze mwarimu dukurikiye ibutaha tuzacumbukura tuvuga uburyo yaretse kuraguza akiva muri urwo rugo mu mishu uburyo yahavuye episode ikurikira bakora subscribe tubukore tuzabukora finale kugeza ubu ngubu mazinya kwini nyuma kuko kuraguza yarabiretse narabiretse
oya buretse ariko bibasubiza kuvuga agaseke gapfundi gatera amatsiko ujya ubona ukuntu ba filime ijya kugera ahantu iryoshye bagahita bacira kugira ngo ukomeze ubwo rero natwe duhise dugarukira aha amahoro y'Imana abane namwe urukundo rw'Imana rubaganze wakoze subscribe uhabwa umugisha nawe utarayikora rero kanda aho tujye tubana umunsi ku munsi mwumva imirimo y'Imana iri mu yakoreye mu bantu ndetse igikora ubwo rero ubuhamya bwa Queen party ya kabiri mwe mubwitegura vuba turaza gupanga undi munsi kugira ngo nabwo bubagera Queen turagushimira Imana igumugisha nakoze cyane na Imana igumugisha